uwitwa Yago ngo hari ikiraka yariye TAIKUNI. Binavugwa ko ari ahantu bapatanya akazi bombi barangije uwitwa Yagaca inyuma ngazanamo abandi bantu TAIKUNI aburiramo, ariho haje kuva intandaro yo gushwana kwabo bombi. Nababaye cyane ku magambo witwa TAIKUNI yakoresheje avuga ko uwitwa Yago nta ndirimbo nimwe agira. TAIKUNI angaho nakugaye, nubwo uwitwa Bogari yavuze ko wanze kumukundisha abantu, wanze kumukora mu biganza, ariko ngewe twariganiriye ndakuzi neza, uca bugufi uranumva. Ariko ibintu byo gutesha agaciro imiririmbire ya Yago nabigaye. Kwanza ngira ngo bumvishe ko n'indirimbo yagiye muri Grammy Award. Nababaye cyane. Ibaze ko witonze ukifata ukavuga ngo indirimbo yitwa Suwejo ngo ni ikiganiro, uzi n'ibintu irandirimbo yakoze muri industry ya music nyarwanda. Ntago byari ngo bakutesha agaciro ibihangano bya Yago, kandi by'umwihariko indirimbo Yago yabaye umwe mu bahanzi batoranyijwe bajya mu marushanwa akomeye cyane hano ku isi, ndetse by'umwihariko abahanzi babigiyemo hano mu Rwanda ni bake. Bogari nk'umwana muto ukizamuka bakiri gufasha kugira ngo bamukundisha abantu, bamumenyekanisha abantu bamumenye, agerageje guhuza intare ebyiri kugira ngo biyunge, ariko byanze byananiranye byagoranye. TAIKUNI akaza ati Yago yese wenda ari kwiriza, kandi ibyo ari kwiriza ni utuntu tworoshye. Wivuga ko ari utuntu tworoshye ko afite umutima we n'icyo uri kumubwira. Hari impamvu ari kurira, hari ibikomere byinshi cyane afite mu mutima we bimusaba kugira ngo arekure ibizinga biyamarira kugira ngo abohoke. Uwitwa TAIKUNI yamaze kuvuga ko afite n'amavideo n'amajwi by'amafuti ya Yago byose yanze kubishyira hanze. Ntibaza ngo ayo majwi nibyo yamusabaga atamuhaye, ayo mashusho yamufashe na amashusho y'urukozasoni Yago yari arimo na yahe. Amahoro y'Imana kuri bakaze subscribe kuri BigTown TV, ndetse nongera kuguhereza ikaze cyane, nongera kukwifuriza imigisha myinshi cyane. Je suis professeur Kucyo aka AREKUYE Superboy Samba ntibagwe ntetatse ubwiza, umwisi utagira intege no kucyumura nyankora kuko apete bapete ya push ndaye propose ama equipe atiza pete bayitupa mu matsinda. Uyu nundi munsi no munsi w'umugisha, no munsi ukomeye cyane, no munsi cyo kubwira ngo uyu munsi wa none bishobora kuba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi, ejo bikaba bimeze nabi, uyu munsi bikaba bimeze neza cyane. Iyo ubifashijwemo n'Imana ndetse no gusenga, ndabizi neza ko bishobora kugenda neza, kandi imigisha y'Uwiteka igakomeza kugenda iguhunda garaho cyane. Icyo usabwa nta kindi ni ugusenga muri we kandi wizeye Imana, kuko imbere y'Imana byose birashoboka. So uyu munsi wa none rero bimeze bite? Ngira ngo muri kugenda mubibona cyane, iyi mihanda ikomeje kugenda igorana. Nkiri kuri ibyo, reka dukomeze kwifuriza isabukuru nziza y'amavuko uwitwa Yago Conduct, umwe mu basore bagerageje gukora byinshi muri industry yo mu Rwanda cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Uyu munsi wa none akaba yujuje imyaka isaga 32. Uwitwa Yago Conduct yuje imyaka 32. Reka tumwifurize isabukuru nziza, ndetse abamukunda mu mukanira akanyenyeri, by'umwihariko abamugerageje kumwereka ko ari umuntu wa danger, abo munamusure mu mugereho. Nkimara kuvuga ibyo ngibyo sinabura kuvuga ngo reka nsuhuze n'uwitwa TAIKUNI Ndahiro aho wicaye nona. Ariko nkimara kuvuga kuri ibyo, reka mpere ko akantu. Uwitwa Yago ejo yasohoye indirimbo, mujyeho muyirebe, yasohoye audio ndetse iri no gukorerwa amashusho ameze neza cyane. Ari gukorerwa indirimbo gushutingirwa mu kiyaga cya Uganda, mu mazi ameze neza cyane. Uwitwa Yago yamaze kuduterekamo akaririmbo. Narimvuze ngo nsuhuje witwa TAIKUNI Ndahiro nabakeba, ntago namusiga kuko no mukeba wa Yago. No mukeba wa Yago nibo bantu babiri bari kugenda bari koroza kwiza mbuga nkoranyambaga nyuma yuko witwa Bogari amaze guteza ikitwa nka saga ikomeye cyane hagati ya Yago n'uwitwa TAIKUNI Ndahiro. Reka tuganire kuri ibi bintu bavandimwe. Uwitwa TAIKUNI Ndahiro n'uwitwa Yago bagiye bagirana ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, barangije bakabicejeka. Umwe akaza akavuga kundi akavuga akameshinga akantu gata kigendera, undi akaza akavuga ati we ntacyo nakuvaho kuko ntabwo ndi kuri level imwe nawe.
uyu munsi wa none ndagira mbaze Ndahiro Tayikundi, niwe nshaka kubaza hanini nyirizina. Tayikundi bavuga ko uri umwe mu banyamakuru b'abahanga bize neza, ni nabyo koko ndabikwemerera, tutitaye ku bya gasuku ushobora kuvuga ngo ntabwo wize, ariko warize, kuko ibyo ukora nyine bigaragara ko harimo ubuhanga bwinshi. Ndibaza ngo uwitwa Bogari, umwe mu ba influencer bo kuri TikTok, wamaze kugenda akagerageza guhuza Yago ndetse na Tayikundi, abasaba ko abo bantu babiri buri wese yagize uruhare rwo gufasha undi kugira ngo arebe ko hari aho yava naho yagera. Ni ukubera iki aya maboko abiri yagerageje gusuhuzanya yacitsemo ibice? Bogari nk'umwana muto ukizamuka, bakiri gufasha kugira ngo bamukundishe abantu, bamumenyekanisha abantu bamumenye, agerageje guhuza intare ebyiri, muri make n'ingwe n'intare, kugira ngo biyunge, ariko byanze, byananiranye, byagoranye. Uwitwa Bogari yasabiye uwitwa Yago ko yifuza ko bahura bakaganira ndetse bakiyunga, bakanakorana ikiganiro, bakanasabana imbabazi nyuma y'uko bagiye bagaragaza ibintu byinshi cyane byo gutandukana, byo kwereka ko umwe muri bo nta n'umwe ufite aho yageze undi. Ibi ni ibintu uwitwa Bogari yagerageje gukora nk'umwana muto, aravuga ngo iyi ntare n'ingwe reka nzihuze ndebe ko zakiyunga, bakumva ko bose ari bamwe ndetse bakwiye gukomeza gutezanya intambwe nziza kugira ngo wenda bakomeze guteza imbere imyidagaduro yo mu Rwanda. Uwitwa Bogari akimara kuva kubisaba uwitwa Tayikundi, agira gutya ararakara. Kwanza ntaragera kuri Tayikundi, mwumvishe ko Yago we yavuze ngo nimba uwitwa Tayikundi yifuza ko nge nawe duhuza tukaganira, tugakomeza tugakorana, yakoze ibiganiro byinshi cyane amvugaho, nagende yongera ace ku binyamakuru byinshi yagiye nkoraho ibyo biganiro, yongere akora ibindi biganiro nsaba imbabazi kandi yivuguruza nk'umuntu wifuza gukorana nanjye, nk'umuntu wifuza kunsaba imbabazi, nk'umuntu wifuza ko twongera kunga ubumwe. Yagaragira uti ngewe witwa Tayikundi namufasha akaboko, mujyana kuri TV10 musabira y'akazi, uyu munsi wa none akaba ari kimwe mu binyamakuru byamubrandinze kujya tumumenye nka Tayikundi. Nabwo ati nimba naraguhaye nkagufata ibiganza, nkaguhimije nkavuga ati wa mwana uracyari muto, fata icyo gukora ugenda ukore, binshimirire. Bona nushaka ntushimire ariko ntidushwane. Tayikundi yahise arakara, yarakaye, yikoma witwa Bogari, yikoma n'uwitwa Yago. Uwitwa Tayikundi yamaze kuvuga ko afite n'amavideo n'amajwi by'amafuti ya Yago byose yanze kubishyira hanze. Ntibaza ngo ayo majwi nibyo yamusabaga atamuhaye, ayo mashusho yamufashe na amashusho y'urukozasoni Yago yari arimo na yahe? Ariko sinzi wenda ikintu aba bantu, izi mbuga nubwo tuzikoresha ariko hari abantu bazikoresha mu buryo butari bwiza, butari clear. Ndibaza ngo ni iki kintu uwitwa Yago ndetse na Tayikundi bapfuye cyo kugira ngo uyu munsi wa none babe batavuga rumwe? Njya nkunda kubabwira ngo nubona ugiye gushwana n'umuntu ukana ko mugiye kugirana ikibazo, fati ya mbere ugende umwegera umubwira ati muvandimwe nge nawe turi umwe, ntabwo dukwiye kuba dushwana, ntabwo dukwiye kuba turi gupfa ubusa, ntabwo dukwiye kuba tudavuga rumwe nge nawe. Mwigerageza gukomeza kugaragaza ko mufite ibintu gikomeye cyane mupfa. Kandi ni iki? Ubusana n'utuntu tw'amafuti bapfa. Tayikundi wamvuze mu kiganiro, Yago wanganiriyeho, Yago wagerageje kuvuga ko ndi umuswa, Tayikundi wavuze ko ngewe ibyo mvuga nta fagiti mifitiye, Tayikundi akaza ati Yago yese wenda ari kwiriza, kandi ibyo ari kwiriza ni utuntu tworoshye. Wivuga ko ari utuntu tworoshye, ko afite umutima we n'icyo uri kumubwira. Hari impamvu ari kurira, hari ibikomere byinshi cyane afite mu mutima we bimusaba kugira ngo arekure ibizinga biyamarira kugira ngo abohoke.
none se tuzumva intambara ya Gasuku na Taikundi, twumva intambara ya Taikuni na Yago, twumva intambara ya Taikuni nabandi, ibyo bintu biradufasha iki? Twubaka isosiyete irimo amahoro n'umutuzo n'imibanire myiza. Ibi bintu mbabwira ariko ntabwo mujya mushaka kubyumva. Mpora mbibabwira ariko ntabwo mujya mushaka kubyumva. Nubwo ujyanye n'ikibazo n'umuntu, ariyo mpamvu mbabwira ngo ngewe ubwanjye mu mutima wanjye, nanjye iyo njyaye n'umuntu ikibazo mba numva nshaka kubohoka, ngaterura ngaturika nkamusaba imbabazi. Ntabwo nyishaka kumara n'umuntu, kugira n'umuntu ikibazo kimara kabiri. Ndibaza ngo ni iki kintu uwitwa Taikundi ari gupfa na Yago. Taikundi, reka ngusabe ikintu. Birashoboka cyane ko hari amajwi ya Yago ufite, ariko nta nubwo mbyemera. Ntago mbyemera nta majwi. Amajwi sagenda ati uri umukobwa yateretaga, uri umuntu nta nubwo ari babandi ngo tuvuge ngo wenda ngo hari ibi nibi. Birashoboka cyane ko mwashwanye ku bwa business, ariko hari akantu witwa Taikundi yavuze, nzana ibijyanye n'amakontra n'amabaruwa n'ibiki byose bivugwa ko hari ahantu witwa Taikundi yakubitaniye na Yago mu kiraka, uwitwa Yago ngarya Taikundi. Uwitwa Yago ngo hari ikiraka yariye Taikundi. Binavugwa ko ari ahantu bapatanya akazi bombi, barangije uwitwa yagaca inyuma ngazanamo abandi bantu. Taikundi aburiramo, ariho haje kuva intandaro yo gushwana kwabo bombi. Ibyo bintu n'amagambo avugwa Taikundi adafitiye gihamye n'undi wese. Reka mbabwire mwabana mwe, nimvuga ngo muri abana nyine mu biyumve, wenda muri abantu bakuru muri uruganda ariko ndabaruta mu myaka. Reka mbabwire iki kintu. Mwembi ku giti cyanyu byambabaza cyane nsanze ari akantu k'amafaranga, udufaranga nako muri gupfa mbigeze aha ngaha. Nibavuga ko Yago ari umunyamakuru mwiza, Taikundi nawe bakavuga ko ari umunyamakuru mwiza. Uyu munsi wa none mwakemera gushyira itafari ryiza ku myidagaduro yo mu Rwanda. One one yawe igakomeza igakora neza nkuko yatangiye imbere imeze. Uwitwa Yago nawe wamwimerere we wo kusapotinga impano, kuzamura impano, kubaka ibikorwa by'abandi bantu bikavaho biva naho bigera bigakomeza. Uwitwa Yago nibavuga ati nge nafashaga impano nkayubaka nkayihera hasi kuri fondasiyo, nkayizamura mpaka nkayigira n'inama ishobora kuyifasha kugira ngo gasongero. Byari ibintu byiza cyane. Tukamenya ngo Taikundi nawe uri kuzana abantu bereka abandi, turi kubamenya. Ibyo kwirirwa muguruka mushwana amagufi ngiyo ingumi ng'umugere ngo amavi ngiyo inkokora ng'umutwe, ibyo bintu ntako bikwiye. Intambara zanyu z'amagambo zo kumunwa wapi. Taikundi mbigusabye nka Kucyo none aha ngaha, reka mbivuge turebana. Ndagusabye magingaya, wowe na Yago musabwe gusabana imbabazi, mukabohorana mu mitima yanyu. By'umwihariko ndagusabye, fata iya mbere uve mu Rwanda werekeze Kampala muri Uganda, ujye gusaba imbabazi witwa Yago Product. Numara kumusaba imbabazi nawe gusaba imbabazi kuko mwese mufite amakosa. Nimurangiza wicare kuri Yago Product, wicare kwa Yago kuri Yago TV show, mukorane ikiganiro, muganire musabane imbabazi. Narangiza nawe yicare kuri Narababwiye TV, nawe agusaba imbabazi. Icyo kiganiro mukoze mwese mugisharingane, kigere kuri buri umwe. Izo views ukuye mu nabo zikuremo, wenda mwereka abanyarwanda ko mwongeye kwiyunga, mugiye kubumwe, mugiye kongera gukomeza gufashanya mu bikorwa byanyu mwembi, kuko buri murapfa amafuti. Taikundi nta kintu gikomeye cyane ufite cyo gupfa na Yago, Yago nta kintu gikomeye cyane ufite cyo gupfa na Taikundi ndahiro. Biravugwa ko ubitwa Yago yasohoye indirimbo
ndetse na Tayikundi uyu munsi wa none arasohora indirimbo. Nababaye cyane ku magambo witwa Tayikundi yakoresheje avuga ko uwitwa Yago nta ndirimbo n'imwe agira. Bro, uri umuhanzi nawe nabonye waratangiye kwishima mu bintu by'umuziki. Sinzi nimba ari impano yawe, nimba ari tara yawe, cyangwa se uri kubikora kuya nawe ugira itafarukira ku muziki wo mu Rwanda. Ariko nababaye cyane pe Tayiko, angaho nakugaye. Uri umwana mwiza, uranahuza, uraganira, urumvikana. Njye nakunze no kumuhuza n'abantu. Nubwo uwitwa Bogari yavuze ko wanze kumukundisha abantu, wanze kumukora mu biganza, ariko ngewe twariganiriye, ndakuzi neza, uca bugufi. Uranumva, umuntu aragusaba ukamuha. Ariko ibintu byo gutesha agaciro imiririmbire ya Yago nabigaye. Yagafite indirimbo zirenga zingahe zimeze neza. Najya kuri kwanza ngira ngo bumvishe ko n'indirimbo ye yagiye muri Grammy Award. Witwa Yago afite indirimbo nababaye cyane. Ibaze ko witonze ukifata ukavuga ngo indirimbo yitwa Suwejo ngo ni ikiganiro. Damn. Uzi n'ibintu iriya ndirimbo yakoze muri industry ya music nyarwanda. Uzi nakihiringo no kwikubita yakoze kose agahuza ibyamamare byose byano mu Rwanda akabihuriza muri video y'iriya ndirimbo. Iriya ndirimbo yakoze byose byasabwaga kugira ngo irusheho gusa neza. Indirimbo nziza go inze viral iri kuri rwo hejuru uyu munsi wa none ikino mu mitima y'abantu. Ariko uritono kavuga ngo wapi ngo nudutikwe rafite mu mutwe ngo urumva ngo agiye kuririmba hasuye ubuzima yaciyemo epfiriya ngo mu buzima budafite formule. Iyi ndirimbo ariyo yose ideziva ku bitekerezo n'ibyo uri gucamo n'ibyo wabayemo. Nicyo kiranga indirimbo ifite umwimerere. Uyu munsi wa none afite indirimbo nyinshi zimeze neza, zifite amashusho ameze neza, ziririmbitse neza mu ijwi ryiza rya Yago. Ntago byari ngo bakutesha agaciro ibihangano bya Yago, kandi by'umwihariko indirimbo Yago yabaye imwe mu bahanzi batoranyijwe bajya mu marushanwa akomeye cyane hano ku isi, ndetse by'umwihariko abahanzi babigiyemo hano mu Rwanda ni bake, ntago barenga babiri nimba atari umwe irushanwa Yago yitabiriye. Bivuze ngo Yago n'umuhanzi mwiza umeze neza udakwiye kugiriranwa, ndetse utakwiye no guteshwa agaciro ku ihangano bye. Ibyo akora byose arabizi kandi abikora bikunda, by'umwihariko n'umwimerere we nta gushishura akora. Yago aririmba injyana ze zifite karite. So ntabwo njyana ngo wenda mbagira inama yo kugira ngo wenda ngo bigende gute na gute cyangwa gute na gute, ko namwe imitima yanyu ifite ikizi, imitwe yanyu ifite byinshi tekereza, namwe muri abahanga bo kumenya kwihuza, mufite ubwenge bwo kumenya kubana nka bene Kanyarwanda. Ntabwo ari ngombwa ngenze kubunga, ariko nabagira inama yo kubabwira ngo mukorane, mukomeze mufashanye, amatiku yanyu muyareke, intambara zanyu z'urudaca muzihorere. Icyo dukeneye nuko mwungu bumwe mugafashanya kandi mugakomeza mugakorana. Bibasabye nkacyo nk'umwana muto. Ntabwo nkeneye ibyo bintu byo kwirirwa musakuze n'abandi bantu mumeze nkabo. Pana tureka ibyabano bonyine kari babiri, n'abandi bantu mumva ko muzabana mu buzima bwo gushwana bwo kudahuza. Sinzi mwafashe showbiz yo mu Rwanda mugira inyamerika. Kera niho muri Amerika nyine bugira ngo beef n'umugabo murakubitanye mu muhanda, ugasanga gutumyeho genge zirakurashe, ubusanga gusanze kuri etage guhanuye, ubusanga guteye mu nzu yayigutwikiyeho, ugasanga aragucunze uri mu modoka kumena wese aza gatagutwika. Ibyo bintu byanyu byo mu Rwanda mugafata showbiz yo mu Rwanda mukayigira inyamerika, no muri Amerika babivuyemo. Ntago yari California ini industry yo mu Rwanda, iyi ntago ari California, ahangaha ntago ari mu Barusiya, ahangaha ntago ari muri ntabwo ari ahantu hariho hose. Urumva, mumenye ngo iyi showbiz yo mu Rwanda ntago ari muri Pakistan, ntago ari ibyihebe, ni ya showbiz yo mu Rwanda ikwiye kugira umwimerere ndetse na karite nzima isiza amavuta inogereje isa neza.
n'abandi bose mwumvireho mugenda mushwana mwishobiza mupfa ibintu by'amafuti abapfa yuko abandi bateye imbere abapfa yuko abandi bari gukundwa abapfa yuko abandi bari kurebwa ngo ni iheca ni kurebwa cyane niriya ukumva intoyi mujyanye bifu ibyo bintu ntabwo uzi ko umunyamakuru mwaza yajya hostinga abantu beza undi utabafite akamugirira ishyari umuhanzi akarimba indirimbo nziza undi uririmbye imbi akamugirira ishyari umuhanzi akazana content umukonde kureta akagira content nziza ufite imba akamugirira ishyari ayo mashyari yanyu arafasha iki mwebwe arabafasha iki se arafasha iki societe mwebwe arabubakamo iki ese abandi bana bari kuzamuka bari gutera intambwe muzanye bazigira kuki tumenye ibyo gukora n'ibyo kudakora ibikorwa n'ibidakorwa tumenye kubitandukanya so niyo message nashaka kubagenera y'uyu munsi nta byinshi binishaka kurenzaho abwirwa benshi akumva beneyo kandi umwana wumva yumvira mu rusaku n'undi muntu ushaka kubagira inama bishyire muri comment abari barajya bahurira nabo bajye basoma ubutumwa kandi ndabizi neza ko iki kiganiro namwe kibageraho okay reka nsuze mbashimira cyane kandi nongera gushima umuntu ukomeza gukanda subscribe kuri BigTown TV ukomeza kujya dushyigikira njye ndi Professor Kucyo iyi ni BigTown TV kuri kamera hariho Mike nk'ibisanzwe ciao